Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu habwe icyubahiro. Nongeye gushima Imana iduhaye kano kanya nanone ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yampaye ubutumwa ukuntu Satani afite umugambi mubi cyane wo kugira ngo adusibe mu ijambo ry'Imana twakiriye mu mitima yacu. Ubu butumwa nayo narabuvuze umwaka urashize, ariko Imana yongeye ibindi bisobanuro bishyashya nibyo nje kubabwira uyu munsi. Ariko tubanze dushime Imana. Mana nziza, Mana igira neza, ndagushimye ukomeje kutuganiriza mwami, ndagushimye ukomeje kuduhishurira amayeri n'uburyarya n'ubugome bwa Satani kugira ngo tutavaho tugwa mu mutego we. Ahubwo mwami Yesu, nko watugeneye ubugingo, ushaka ko tuzajya mu ijuru. Mana Yesu, ukomeze udufate databuja, twe twagufata tukakurekura, ariko ukomeze udufate. Mwuka wera aduhishurire, mwuka wera twigishe, mwuka wera bane natwe. Urakoze kubyumvise, senze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe cyane, Imana yarangendera iranganiriza. Ubu butumwa narabuvuze hashize umwaka, ariko Imana yongeye irangenderera iranganiriza impa ibisobanuro intari yampaye icyo gihe. Buriya hari impamvu yabyo. Nagiye kubona mbona ndimo ndasoma Bibiliya, ubwo ni mu nzozi, Imana yanganirije mu nzozi. Nagiye kubona mbona ndimo ndasoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, ndambuye Bibiliya gutya umuntu nkuko nyine wirambura bifitemo ibipande bibiri. Noneho ndi gusoma Bibiliya nkuko n'ubundi sanzwe mbigenza. Noneho hari ukuntu usoma Bibiliya nkagenda ncaho udusitari nkasurinya ku ijambo rimfashije. Nayo nasuriye uruhande rumwe, ndasurinya nkoresheje marikeri iriya karamu ifite umuti mwinshi, ngenda nsurinya neza, nkasurinya ku ijambo riba ryamfashije. Noneho ku rundi ruhande naho nayo nasurinye ariko nkoresheje ikaramu isanzwe, ngenda ncaho udusitari. Nari ndi gusoma rero ndambuye aho hantu nayo narasurinye, ngiye kubona mbona haje abantu babiri bambaye ibishura by'umweru, nibwira ko ari abantu b'Imana bagiye kuza tugafatanya gusoma ijambo ry'Imana. Noneho ngiye kubona mbona umwe muri bo afashe marikeri nka yindi nanjye nakoresheje, yari ayifite arayifata ashaka gusurinya hahandi nanjye narasurinye, ngira ngo agiye gusurinya nyine ngo anyereke ko nakoze ibintu byiza nawe kuri iryo jambo arikunda. Ariko noneho we agenda acamo za zigzage ari mu kubisiribanga, mbese ashyiramo umuti mwinshi cyane ku buryo ntazongera kongera gusoma rya jambo. Noneho na wa wundi bari kumwe nawe mbona afashe ikaramu, nawe yari ayifite nk'imwe nakoresheje neza. Afata ikaramu isanzwe nk'imwe nayo nanjye nayo nakoresheje, asiba kuri rwa rupande rundi, nawe ashyiramo za zigzage nyinshi, asiba amagambo ku buryo ntazongera gusoma aho hantu nayo nasomye. Noneho nigizayo Bibiliya yanjye gutyo, ko nabonaga ibintu bari kunkora atari ibintu byiza, nagize gutya nyigizayo. Ubwo se kuko murumva nta cyiza kiri muri ibyo bintu. Rero Mana yanjye naravuze, se ibi bintu bivuze iki, ibi ni ibiki? Imana yaje kunsobanurira, narabivuze mu buryo burambuye. Imana yaje kunsobanurira yuko umwe ni umuhanuzi w'ibinyoma, undi ni umwigisha w'ibinyoma, ariko bose barakoranaga nyine kandi bari kumwe. Umuhanuzi w'ibinyoma we yarampanuriye nyine, mpita mbimenya nyine ko ari umuhanuzi w'ibinyoma, kuko ibyo yambwiye byari bihabanyije njye n'ubuzima bwanjye. Naranabimubwiye, ndamubwira ni nyamara ibyo umbwiye siko bimeze. Yaranyihoreye, nta kintu yabivuzeho, ntiyaburanye, ntiyagize gute, yaranyihoreye. Ubwo ibyo ngibyo kuko nigijeho Bibiliya nyine byarangiye gutyo, sinamenya amaherezo yabo. Ariko naje gusobanuza Imana, imbwira icyo bishatse kuvuga. Imana irasobanurira, imbwira ko umwe ari umuhanuzi w'ibinyoma, undi akaba ari umwigisha w'ibinyoma, kandi bose ko bari kumwe, kandi ko umugambi bafite ni uwo gusiba ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Urumva ko iyo usomye Bibiliya ukahaca agasitari ukahasurinya, ni ukuvuga ngo iryo jambo riragufashije, iryo jambo rihaye agaciro, ni amasezerano yawe se, ni ijambo wumva rijyanye n'imyizerere yawe shingiro ugomba kugenderamo, ni ijambo wahaye agaciro, ni ijambo wahaye umwanya munini cyane mu buzima bwawe. Noneho rero ya Bibiliya ni ijambo ry'Imana nyine yaje kurisiba, ariko agasiba rya jambo wahaye agaciro mu mutima wawe. Imana idufashe, ntago ndi bubitindeho cyane, ahubwo icyo nasobanukiwe uyu munsi nimujya muri maramaza muzandikemo abahanuzi
muzandikemo ngo abahanuzi b'ibinyoma, muzabibona narabivuze umwaka ushize. Ariko icyo Imana yambwiye uyu munsi ni ukuntu uwo muntu yari afite marikeri nk'iyo nasurinyishije, akaba ari yakoresha acamo za zigizage, asiba neza neza imirongo muri Bibiliya nari nasomye. Undi nawe akaba yari afite ikaramu isanzwe nayo nk'iyanjye, kandi nawe akaba akayikoresha asiba imirongo muri Bibiliya nari nasomye. Ibyo ntabwo nari nabisobanukiwe, ntabwo nari namenye uyu muntu iyi karamu yayikuye hehe, ese bishatse kuvuga iki. Nicyo nje kubabwira uyu munsi wa none rero. Nibyo bisobanuro bishyashya nungutse Imana yongeye kunganiriza kuri iryo jambo, none nibyo nje kubabwira. Ibindi narabivuze mu buryo burambuye ndetse cyane pe ndabisobanura. Bishatse kuvuga iki rero bantu b'Imana, cyane cyane abo muri ADPR? None uyu munsi nibo ndimo mbwira. Ubushize nari ndimo mbwira abantu bose muri rusange, ariko uyu butumwa bw'uyu munsi burareba abantu bo muri ADPR, itorero ryanjye. Imana yari ibizi, nge ntabyo nari nzi yuko mu gihe nk'iki ngiki ari ryo jambo ngomba kuvuga, ariko uyu munsi niko bimeze. Impamvu uriya muntu afite marikeri nk'iyo nanjye nari mfite, impamvu uriya muntu afite ikaramu nk'iyo nanjye nari mfite, ni ukuvuga ngo ni umuntu twari dukwiye kubyumva kimwe, ni umuntu turi kumwe, ni umuntu twakwiye kuba turi guhuza, ariko ntiduhuje. Ariko mu busanzwe twakwiye kuba duhuje. Ni gute rero? Ni uku nguku bisigaye bimeze muri ADPR. Namwe se ntimubizi? Ngiye niyumva umupasiteri wo muri ADPR ndi kubwira abantu bacu, ababyeyi bacu, barumuna banjye, bakuru banjye, abavandimwe banjye, itorero ryanjye ryo muri ADPR, nibo ndi kuvugana nabo. Ngiye niyumvise umupasiteri wo muri ADPR arimo kuvuga ngo twari twarababeshye. Umupasiteri yabivugiye kuri YouTube, akunda kuvuga kuri za YouTube channels zinyuranye, arazwi cyane. Ni umupasiteri ukunda kuvugira kuri biriya binyamakuru binyuranye. Yaravuze ngo twari twarababeshye. Ni ukuvuga ngo inyigisho bari baraduhaye, inyigisho bari baratanze, ngo barabeshye abakristo. Undi noneho yaraje noneho aravuga, yavugiye nawe hariya kuri Agape TV, aravuga ngo twabyize nabi. Arabisobanura, aravuga ngo babyize nabi. Mana yanjye we, aravuga ngo abantu bo muri ADPR, ngo abantu bo muri ADPR ngo ni abantu bo hasi cyane, ngo ni abantu bo hasi cyane, ngo kubera yuko ngo bafashwa ari uko babonye abandi bantu bo muri ADPR gusa. Arongera aravuga ati abantu bo muri ADPR bafite amavuta ya lokali, ngo kubera yuko ngo bo naho bagarukiye ni muri lokali, ni muri ADPR gusa. Ariko ndashaka kubabwira ko atari byo. Ibi ngibi nyine nibyo ijambo ry'Imana, niryo Imana yanyeretse cyagihe, ariko sinari nakabimenye kuko ibyo bisobanuro ntabyo Imana yari yampaye. Buri gihe cyabyo cyari kitaragera. Uyu munsi iki gihe niho Imana yabinsobanuriye, irabimbwira, kubera ko ni igihe cyabyo. Ni igihe cyabyo ko birimo birasohora kuri ADPR. Ariko bantu b'Imana mube maso. Abantu bo muri ADPR ntabwo turi abantu bo hasi cyane ngo dufite ngo amavuta lokali. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Icyo ashatse kuvuga ni igiki? Kuko yakomeje aravuga ati abantu bo muri ADPR niyo mavuta bafite ni lokali, kandi Imana yadutumye ku mahanga yose. Yadutumye ku mahanga yose. Aravuga, akomeza aravuga ati amahanga yose ntabwo twambara kimwe, ntabwo turya kimwe, ntabwo dukora ibintu kimwe. Nibyo koko ntabwo dukora kimwe, ntabwo, ariko ntabwo abantu bo muri ADPR dufite amavuta loko. No, dufite international, dufite amavuta internationali, nayo kubwiriza isi yose, nayo kubwiriza isi yose. Ibyo yavuze ntabwo ari byo. Icyo bishatse kuvuga ni ikihe? Ni ukuvuga ngo isi yose twe tuzayihindura, kuko yavuze ngo dufite ngo ibundi gahunda y'Imana ni ukuvuga ngo idutumye ku mahanga yose. Imana yadutumye nibyo kujya mu mahanga yose kuba bigisha. Muri Matayo ibice 28 guhera ku murongo wa 19 mbasomere mwumve. Nuko mugende muhindure abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mupasiteri
iyaba yari yavuze iki Imana yatwohereje gukora mu mahanga. Imana yatwohereje mu mahanga, iradutuma mu mahanga kubwira isi yose, niba uri kuri televiziyo, niba uri hehe, icyo uri gukora cyose, ariko kubwiriza amahanga ni ukuvuga ngo tugomba kubahindura abigishwa, guhindura amahanga abigishwa, twebwe tubigisha ku murongo wa 19, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Twebwe tubigisha kwitondera ibyo Imana yatubwiye byose. Rero twe turabigisha, ntabwo bo batwigisha. Ntabwo tugomba guhinduka nk'uko bo bashaka, ahubwo twe tugomba kubahindura uko Kristo ashaka. Nitwe tubigisha, ntabwo ari bo batwigisha. We aravuga ngo muri ADPR ngo dufite ngo amavuta roko, ngo umuntu ngo afashwa gusa ari kumwe nabo muri ADPR. Ntabwo ari byo. Kandi ntabwo uriya mupasiteri ahagarariye abantu bose bo muri ADPR. Nawe yishyiragamo cyakoze akavuga ngo twebwe bo muri ADPR ngo turi hasi cyane, ngo kubera ko ngo umuntu afashwa ari uko abonye abo muri ADPR. Ntabwo ari byo. Njye nakitangaho urugero, ntabwo dufashwa ari uko turi kumwe nabo muri ADPR gusa. Njyewe aho mba hano muri Australia nta ADPR hari. Bana n'abantu bava mu bihugu binyuranye, bana n'abantu barya binyuranye, bambara ibinyuranye, ntabwo twambara bimwe, ntabwo dukora bimwe, ariko ndasenga nkafashwa. Ariko ijambo ry'ubugingo ADPR yanyigishije niryo nkifite mu mutima wanjye. Amena. Zanyigisha barimo bababwira ngo bari barababeshye. Zanyigisha barimo bababwira ngo babyize nabi. Nimubyemere gushukwa. Abani babahanuzi b'ibinyoma Imana yari yambwiye. Abani babigisha b'ibinyoma Imana yari yambwiye. N'abahanuzi barahari bashaka ko muhinduka. N'abigisha barahari bashaka ko muhinduka. Nimwemere guhindurwa n'ibihe. Oya, nimwemere guhindurwa n'ibihe. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baheburayo ibice 2 ku murongo wa 1. Reka mbasomere Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 1. Hatubwiye ngo iki? Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Tugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Abari barabitwigishije, abari barabibigishije, nibo bari guhindukira inyuma bakavuga ngo bari barababeshye. Birababaje, nagahinda. None bakavuga ngo nabo bari barabyigishijwe nabi. Numubabaro. Ntimwemere bantu bo muri ADPR, ntimwemere. Turahari tugihagaze mu kuri, turahari tugihagaze mu ijambo ry'Imana, kandi nubwo bamwe babivamo abandi tuzabigumamo, kandi n'abandi bazaza. ADPR ntizasibangana, ntibizemera. ADPR ntizasenyuka, ntibizemera, kuko Uwiteka Imana yatangije itorero ryacu rya ADPR. Ntabwo Imana ishobora kwisubiraho ngo ivuga ngo noneho ndabisenyuye. Oya. None kuki bashaka? Uyu mupasiteri yavugaga ngo iki? Yashaka kuvuga ngo avuga ngo abantu bo muri ADPR ngo bafite ngo bari hasi cyane, ngo bari hasi cyane, ngo nukubabwira ngo nimureke na ya mapantaro, nimureke na ya maherena, nimureke n'abasize iminwa, nimureke n'abagize gute, baze babigishe mufashwe. Oya, ntabwo ariko bimeze. Nuko ngo nimufashwe nabyo ntacyo bitwaye, nabyo nimwemere bibafashe. Oya, niba abo bantu badashobora kugera ku myitwarire yacu, nibagumana ibyabo, natwe tugume mu byacu. Kuki tugomba guhinduka nk'uko bameze? Imana ntabwo ari bwo butumwa yaduhaye. Ubutumwa ni ukuvuga ngo tubahindure, ariko bo bebe kuduhindura. Nimwemere guhindurwa n'ibi bihe mugezemo bikomeye cyane. Ntabwo tuzahindurwa n'ibihe, ntabwo tuzahindurwa na pasteri, ntabwo tuzahindurwa n'umuntu wari we wese. Kristo waguhamagaye. Imana idufashe cyane. Iri jambo twasomye ku Baheburayo maze gusoma, ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Rya jambo wumvise rikakwihanisha, rikakukura mu byaha, rikakubuza kudefiriza, rikakubuza kwambara amapantaro, rikakubuza ubwibone bw'uburyo bunyuranye, ukabireka. None ugiye kubisubiramo ngo uko pasiteri yakubwiye ngo yari yaribeshye. Nase yabikubwiye yibeshye, niwe wari witumye. Oya, burya ni umwuka w'Imana wari wamugiyemo. Kandi ababiretse twese ntabwo twabirekeshwe nuko pasiteri yabitubwiye. Nge ntabwo pasiteri yigeze abimbwira, nta muntu wigeze anyigisha kubireka. Umwuka w'Imana yaransanze ndabivaho ndabireka. Ntabwo bigeze banyigisha mu rusengero ngo sindefirize, ntabwo bigeze banyigisha mu rusengero ngo singire kurana kuriya. Oya, ntabyo bigeze banyigisha. Umwuka w'Imana yaransanze
aranyemeza ndabivamo ndabireka kandi aho nabirekeye niho narushijeho kugirana ubusabane n'Imana niho narushijeho kugirana ubusabane n'Umwuka Wera niho narushijeho kumva ijwi ry'Imana bene data nimwemere guhindurwa n'ibihe ADPR ndabizi yuko Satani afite ishyari ryinshi cyane abandi bo mu yandi madini bashaka ko tumera nkabo ariko ikibabaje shaka kugaruka kuri zanzozi kibabaje zanzozi shaka kugarukaho Imana burya yari yambwiye ariko igihe cyabyo cyo kuvuga ibyo muri ADPR cyari kitaragera igihe ni iki ngiki abandi bo mu yandi madini ntabwo ari bo barimo bazabatubwira ngo niduhinduke oya abo mu yandi madini rwose pe ntabwo ari bo ndimwo mvuga nta nicyo mbavuzeho na gitoya ahubwo abapasiteri bo muri ADPR abapasiteri bo muri ADPR nibo bari kubwira abakristo ngo twari twarabyigishijwe nabi nimuhindure nibo bari mu kuvuga ngo twarababeshye nimuhindure bivuze ngo iki rero bivuze ngo ya karamu nari nandikishije nsuriye ijambo ry'Imana ryamfashije muri Bibiliya wa mugabo wa muntu nabonaga bari mu isura ntabwo navuga ngo umugabo cyangwa umugore ariko bari bambaye ibishura by'umweru wa muntu reka mvuga umuntu wa muntu waje gusiba ya mirongo muri Bibiliya yafashe ya karamu nanjye nari mfite yari asanzwe ayifite bimbwira ngo binsobanurira ngo ni wa muntu twari dukwiye kuba twabyumva kimwe ijambo yasomye nanjye niryo nasomaga ijambo yari yarasomye nanjye niryo nasomye ariko none haraje kubihindura murakubyumva na wa wundi wa marikeri yari afite marikeri nk'iyo nanjye nakoresheje na wa wundi w'ikaramu isanzwe nawe yari asanzwe ayifite nk'ayindi nanjye nakoresheje ni wa muntu twarigeze kubyumva kimwe ariko none harimo arahindura bene data bantu bo muri ADPR nimube maso kuko Satani yahagurutse nimube maso cyane nimube maso bene data nimube maso mukomeze icyo mwahawe n'umwami wacu Yesu Kristo umwe wa Yesu Kristo bagiye kuza gutwara itorero azasange tukiri mu rukundo azasange tukiri ku rufatiro Imana ibaha umugisha Imana iduha umugisha n'iryo jambo nari mbanzaniye haleluya dusenge Mana yacu Mana igira neza ndagushimye cyane ko nshoboje kuvuga mwami ndagushimye kuri mu ruhande rwacu umubisha ntawe uhari ntacyo azadutwara haleluya kandi mwami Yesu ari wowe uturwanirira kandi turanisha iminsi yose itoro ryacu rya ADPR mwami ukomeze kudufasha ukomeze kudufata ukomeze kudukomeza n'abari abapasiteri bagarure mu kuri mwami n'abakristo twese databuja ukomeze kudufata ukuboko urakoze ko wumvise senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.